muri bya bitekerezo byacu rero bya buri munsi dushaka gushyira ahagaragara kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya ko yakura mu muryango mugari, haba harimo ibitekerezo byiza cyane bifite ingingo zikora ibyo bisa n'umutimanama wawe rwose rero kimeze neza yuko hari ibyo bigomba kwitondera ukabiha agaciro kanini cyane. aho rero dushaka tuvuge ku bijyanye no gusambana ntubwite uburaya, ko uburaya ngo ni kwa kundi umuntu agenda agashaka uburyo akora imibonano mpuzabitsina ko yishyurwa ku mafaranga, no gusambana bwo hari ibintu bizamo iyo gahunda yo kutureba gute ababyeyi batoza gute abana bo gusambana. Birumvikana nkaho bidasanzwe kubera yuko nyine ntabwo ngo umubyeyi yigisha umwana gusambana, ariko haba hari ukuntu ababyeyi bamwe na bamwe bigisha abana gusambana uburyo batazi, nubwo tugereranyije ko hari uburyo nkoranyambaga abantu b'amashusho atandukanye bamenya ngo babikora bate cyangwa se bigenze gute, haba amafilimi, haba mu mbuga nkoranyambaga nka Facebook cyangwa se TikTok ndetse na Instagram, haba hari abantu nyine bambariye nyine kwamamaza ubusambanyi no gukora imibonano mpuzabitsina kubera ko babona amafaranga tukahuza n'ibyo bintu no kugira ngo turebe ngo ese undi ababyeyi bo bigisha abana ubusambanyi gute. Ntabwo nibatindire rero ndafata utuntu tubiri twonyine. Hari ababyeyi b'abamama bafitemo ubusambanyi ariko kubw'impamvu zitandukanye cyane, ariko ngewe ndetse no munsi ku mpamvu zo kurera abana. Kurera abana akenshi usanga ari inshingano nyine usanga zumvwa cyane n'umugore, kuko umugabo agatanga ngo bimwe ubita ko bikomeye, ariko se mu by'ukuri ukitwa umwana n'imico yiwe n'imirererwe ndetse n'ibyo abona buri munsi akenshi ku mutima w'umubyeyi w'umugore kurusha umugabo, bikaba byatuma rimwe na rimwe hari imyanzuro umubyeyi w'umugore afata ikomeye cyane, hari ukwiroha mu kintu cy'ubusambanyi gikomeye cyane kugira ngo abashe kubona ibitunga abana. Turafata urugero rumwe, hari urugero natekerejeho cyane, urugero rwo kuhananuka rw'ubukungu, ariko ubukungu buhananutse mu buryo butunguranye akenshi na kenshi bituma hari igihe abagabo bahita baratoroka. Ukisanga uri umugore ndetse ngo wakoze nk'icyaha cyangwa se umukingo wagerageje gukira, bituma mufata nk'akadeni muri banki, ejo bukiye mu gitondo umugabo wakoze mu manyanga mu kwishyura, ejo batita umukurikirane umugabo agatoroka gusiga ahantu. Ariko mu bibaranye buri munsi hari tumwubatse tw'ingenzi twatuma mubana n'abandi neza amahoro, hari amashuri meza abana bigamo se, hari inzu mukode cyangwa mutuyemo yabibwite, hari ibyo mwaryaga n'uburyo mwari mubayeho, imiryango mwamagamo ituma mukorana n'abantu neza nk'abantu bari gutera imbere, ariko ibyo byose bigasigara biri hejuru y'amata umugore wenyine. Ako kantu akabaye mu buryo butunguranye gakora ku mutima w'umugore, akibaza ngo abana senge ko tabakora mu ishuri, ese ndabimbura ahangaha batuye, ese bahindura ikintu baryaga nawe umuceri nshaka ibindi bintu, ese akazi bakoraga byo mu rugo nzabajyana guhinga bishobore. Ibyo byose bihita bijya ku mutima w'umugore. Umugore agahurika agakubitwa, ariko hari abantu twita beza nyine nawe ku ruhande bitwa abajyanama bahita baza bati reka tufatanye turebe ukuntu ino situation twayisohoka amahoro, katanya kumuganiriza bamuhaye uburyo wakifata nyine muherwe nk'ibyo ngibyo, n'udufaranga duke two kwishyura amadeni amwe namwe bakatuzana. Ariko nyine uko umugabo akwegera cyane akenshi na kenshi nawe cyo gukeneraho nyine nk'umugabo waryo bati none rero yigamira hano mama, yigamira hano rwose, yigamira umugore akumva nyine abonye aho nawe aruhukira n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Hari ikagero bita bituma umugabo amukurura kujya baryamana, nubwo babyita ubucuti bwose, ariko hari harimo akantu, kuko mu kuryamana si ubushake bwite bwa muntu bw'umugore wabikoze, ahubwo ni uko havuga ati hari izindi nyungu nini cyane njye kwita kugira ngo amata y'umwana aguma aboneke, ngo mbe bajyane ku ishuri umwana ajyanagamo, umukozi nari kwita mwirukana, guhindura aho kuba ntabwo binyoroheye no munsi ntaho nzi najya, yenda se n'iwacu cyangwa iwacu biragoye ko nasubiramo. Abagabo akamubonana na sasa bagatangira kujya bamusura kenshi cyane, ariko musenyi nyine akamuhaza na gahunda. Aho ngaho bituma akenshi umugore mukemura ibibazo mutangira kujya n'abizera nyine bakanamukorera nyine, bakamukorera imirimo yose nyine harimo n'iyo ngiyo yasizwe n'uwagiye, umugore agatangira kudasambana. Icyo gihe umugore yisanga ari gutanga umubiri we kugira ngo akunde abone amafaranga. Abana nabo hari igihe bireba bakabyurira ku gati, noneho ubu ngubu umubyeyi wanjye nawe akora gutyo kugira ngo tukunde tubeho, ugasanga ni uburyo bumwe mu bwemewe. Hari uwo twabigana ngo ati ngiye rwose ibi ngibi, atuma umwana nta bundi buryo afitemo bwo kuba usibye gukurikiza nyine inshingano zitangwa n'umubyeyi. Abana benshi na benshi ntibabashe kwigobotora nyine uwo murage mubi nyine uri kugaragara mu muryango, ukazamukiraho nabo bagenda nyine babyoroshya gake gake ku buryo umuhaye ubushobozi runaka bigatuma yamukoraho nawe bimworohera cyane. Iyo ni inzira ya mbere. Ku bwa kabiri
bantu babi Kigali, n'abandi baba mu buzima bugoye cyane bw'ubuzu butoya, mumeze mute? Ababyeyi mumeze mute? Abana banyu babayeho bate? Iyo mugiye muza gahunda mujya hehe? Hari umuryango umwe ngewe noneho nabasha kumenya amakuru yawo, ha umwana mutoya w'imyaka 11 yatorotse wabo arigendera. Aragenda ahungira mu cyaro cyakore cyane muri bene wabo cyakore cyane. Mu kumugarura bamubajije impamvu atinye toroka ababyeyi, ariko nyine yigiro n'umuntu w'umujyanama umufasha kumuganiriza neza, avuga ati ngewe hano hajya haza umugabo kuko nyine dufite inzu ntoya n'irido bitandukanya, akaragina bikorana mu makari ngewe rwose umyaka ngezemo biri kuzakuza cyane mu mutwe, bigatuma nanjye numva nabishaka kandi yamara atarigiye cyanjye ndetse mu kunyambaho umwanya wabo. None mbabaze Abanyakigali, bantu baba ahantu hije ariko hatoya cyane, ese mubaho mute iyo mugiye kubikora mujya hehe? Inzu ntoya zitazimwe zabakera bavuga ngo abana barara hano, ababyeyi bakarara hariya, ubuzu buto bugutuma ababyeyi bakakurura abana babo mu ngeso y'ubusambanyi. Kubera iki? Ramuna rugubaka urwanyu, ariko hari ibyo bikumbuza abana batoya, bigatuma nyine abana bo mu muryango aya musore cyangwa se umukobwa yumva amakuru neza yabera mu gikari cy'umuryango, bigatuma najya agakora hakiri kare. Rero ibyo bintu bibiri mvuze, hari ukuba watanga ubushobozi bwawe kugira ngo ukunde ufashe umuryango uri gutendebuka, hari abaprofitero bakajya banasambana n'abagore b'umunyamiryango, abana bakabireberaho nabo bakavuga ati nyine ubu nubwo buryo bwo gushaka amafaranga, bakabyumva bakabikuriramo nawe ku buryo yamaze gukura umuha amafaranga wa sugar daddies na sugar mummies. Iyo bamaze gukora abo bana nyine barabayoboka, kubera ko nta bundi buryo waba buhari bwo preventinga icyo kintu bigishwa kiri batoya. Uwari mutoya wese nyine yabonaga mu rugo abasura nyine umuce rukaza, ariko na mama akamugira mubyeyi ubwo buzima nibyo nyine babugoye cyane ko nta bundi babukweperamo, ariko iyo mama amaze gukora nabo iyo nzira barayiyoboka. Iyo nzira kubyita ikibazo cyo mu muryango cyangwa kimwe mahitamo ya muntu simbizi. Ku rundi ruhande, ababyeyi bafite inzu babamo rwose zitatuma babasha kwisanzura ngo bajye mu gikari bakora iby'abantu bakuru, nabo nyine abana amahereza ku rumuri. Urwo rumuri ntabwo ramurikira neza, ko rumuri kakirikara ugasanga abana atangiye kujya bakora twa tuntu twanyu bakuru bacyo tukora ko nyine kubyumva buriya kubyumva ni ibintu bigoye cyane. Uyu mukuru ngo kera impyisi zatwaraga abantu nkajya gutora urusorero. Guma ngo bikorwa bite, numva ko ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo mu guteganya kose gukorera umwana ukwiye kumenya ngo umwana nyiri kumurera ariko ngiye ifite mico cyangwa se mu kigo nk'urushobozi hangana hatuma umwana wanjye azagerageza kwakuramo inzira nawe akabasha kuba mukuru ku mwiza, mukuru mwiza utabangamiwe no kubaho kandi ashakira amafaranga mu nzira iri ngibyo. Igitekerezo kimwe rukumbi, ariko umwishinga imwe gusa ubusambanyi mu bana, ese ntabwo babyigishwa n'ababyeyi cyangwa imibereho bafite mu muryango hari ituma abana babasha gushabuka hakiri kare bashakisha amafaranga mu buryo bw'ababyeyi babo. Twitayeho ku mpamvu nyinshi cyane. Wowe ufite inshingano nsa ntabwo nzi ngo ubikora gute, ariko reka gahunda yawe ntibangamira abana, kuko n'ubundi niba ushaka kumurera azahumba icyo kintu, ntabwo wapfa kumbwira ngo ntukabikore gutya, kandi azi neza yuko mu migirire yawe ya hato na hato harimo icyo cyuho cyatuma nyine umwana amenya. DMT Rwanda, make subscribe, kora subscribe kubera ko tugomba kwestusanya ibitekerezo by'ingenzi cyane. Peace and love.